Barahera Jean de Dieu, nkaba ndi umukozi w'umuryango Ardi mu ntara y'Amajyepfo nkora mu bworozi bw'inzuki n'akadera amakoperative y'abavumvu, tugakorana na Veterinary Sans Frontières n'urugaga imbaraga na PFO imiryango yabo. Ubu tuboneke bisaba icyambere imizinga, urumva nanone bigasaba n'inzuki ubwazo. Icyambere n'inzuki bigasaba imizinga yororeramo, bigasaba n'ishyamba cyangwa ahantu hari ibimera zororera. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo benshi tubigisha ko turi kwigisha kora kijyambere, tubigisha ikintu cy'ibanze cyo gufata za nzuki imizinga ya gakondo tuyisuka muri kijyambere. Iyo batangiye korora handi matekinike ahambaye yo ku rwego rwo hejuru, tubigisha kugira ngo umusaruro uziyongere uve ku biro 3 byo muri gakondo ugere kuri 20. Tukabigisha uburyo bwo guhangana n'indwara, uburyo bwo kuvugura ibishashara, uburyo bwo kuvugurira inziru no korora inziru kugira ngo umusaruro wiyongere. Ariko nk'abavumvu bari ahantu hakonje cyane cyangwa hari ibiryo bike, tubigisha n'uburyo bwo kugaburira inzuki, uburyo bazitaho bya bihe bibi byasohoka bagahagarika kugaburira, kuko inzuki ziba tuba dukina ubuki buri organique bw'umwimerere buvuye mu ndabo. Icyo gihe tubahagarika noneho inzuki zikajya gute zikabona ubuki. Bwa buki rero bubonetse nako iyo za nzuki zatangiye kurubukira, umuvumvu agomba gusura akareba uko bugenda bwiyongera kugeza igihe buhakuriye. Buriya ni ukuvuga ngo ubuki bwose si buhakurwa, ni ukuvuga ngo buhakurwa ari uko bweze byibura inkongoro zose zimaze gupfundikira, bakayunguriza ibikoresho byiza bya kijyambere kugira ngo ubuki bugire ubuziranenge ku isoko bukunda. Igihe bifata ni ukuvuga ngo biterwa n'igihe watangiriye. Watangiye nko mu kwa 6 ufite inzuki nziza nyinshi zitubutse, mu kwa 8 mu kwa 9 urahakura, ndetse no mu kwa 7. Ariko nanone ni nk'iyo watangiye mu rugagi, nabwo ari ahantu hari indabo mu rugagi nabwo urahakura. Ariko igihe cyiza cyo gutangira no mu kwa 6, mu kwa 4, mu kwa 8 nayo imezi yose urahakura. Aho bitandukanira muzinga wa gakondo kuko nta matekinike akorwamo ho kubufunze, ni ukuvuga ngo icyo umuntu akora ajya agiye guhakura gusa. Naho mu imizinga ya kijyambere hari ibintu ukorera za nzuki kugira ngo umusaruro wiyongere, nko gushyiramo inyongeramusaruro, kuzireba ko zica ukabirwanya, kureba ko zacitse intege ukazongerera imbaraga, kureba niba nta kindi kibangamiye inzuki icyo ari cyo cyose cyabuza umusaruro. Uragikora muri kijyambere ku muri gakondo ntibishoboka. Ndetse n'ibyo noze nkubye kuvugurira inziru, gusimbuza umwamu ushaje muri kijyambere kuri muri gakondo ntibishoboka. Uruyuki rusanzwe ruhova nturenze iminsi 60. Umwamikazi washobora kugera ku myaka 5, ariko mu bworozi bwa kijyambere ababimenyereye ntibatuma urenza imyaka 2 kuko rutangiye gusaza, noneho gutera bikagabanuka, umusaruro ubamo. Ariko noneho habamo n'izindi nzingabo zo zishobora kugera nko ku minsi 100. Ni ukuvuga ngo ubundi ugomba kureba inzuki zitara mu birometero bitarenze 3. Mwa bya birometero bitarenze 3 ni ukuvuga ngo ni uruziga inzuki ziba zihemera iyo hari indabo. Ni ukuvuga ngo rero ugiye gutangira hagira imizinga 15, umusaruro uzagwa ku mwaka wa mbere niba kuko usanzwe warahuguye kubikoresha, kuko umusaruro ari mwinshi ushobora kongera imizinga. Ariko iyo usanze umusaruro muke uragabanya ukahashyira 10, kuba yimura ahandi ugashyiramo nka metero 100, 200 hagati y'uruvumvu n'urundi, kugira ngo za nzuki zibone umwanya uhagije waho guhorera. Ibikorwa bya umuntu n'ibikorwa bye. Umuntu ubundi inzuki zikorera ubuki kugira ngo buzitunge, ariko umuntu ajyamo yagiye kuhakura abazibangamiye. Rero twigisha abavumvu ko bakrinda kuzibangamira cyane, bakabona ubuki ntibazitera ibibazo. Hariho n'uhakura nabi zikigendera. Noneho reka tujye ku bikorwa bya muntu, gutema amashyamba, ubuhinzi bukoresha imiti. Ibyo byose bibangamira inzuki. Ndetse hari n'ibindi bikoko nk'ibimonyo biba mu ishyamba n'intozi, nabyo n'intozi bibangamira inzuki. Icyo gihe rero n'abavumvu bagomba kureba uburyo barinda za nzuki zabo, ariko na bya binyabizima nabyo bakabereka ko nabyo bifitiye akamaro.